Iyo havuzwe igikombe cy'isi, abantu benshi cyane bahita bibuka ibihe by'amateka, ibitego bya Pele, ubuhanga bwa Diego Maradona cyangwa ibyishimo bya Lionel Messi ubwo yatwaraga igikombe mu mwaka wa 2022. Ariko igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2026 gishobora kuzana ibintu bishya bitigeze bibaho. Si irushanwa risanzwe, ni irushanwa rishobora guhindura amateka ya ruhago ku isi. Bwa mbere mu mateka, amakipe azitabira azaba ari 48 aho kuba 32. Ibi bivuze ko ibihugu byinshi bizabona amahirwe yo kwitabira. Hazabaho imikino myinshi, hazabaho impano nshya zitari zizwi. Hari amahirwe ko igihugu kitari kitezweho byinshi cyane kizatungurana. Isi yose nk'uko Maroc yabikoze mu mwaka wa 2022. Mu myaka yashize, amakipe yo muri Afurika yakunze kugera muri 1/4 gusa. Ariko ubu ibintu byarahindutse. Abakinnyi benshi ba Afurika bakinira amakipe akomeye ku isi. Uburambe, imyitozo n'ubushobozi byarazamutse cyane. Ese bishoboka ko ikipe ya Afurika yagera ku mukino wa nyuma bwa mbere? Ntabwo ari inzozi zidashoboka. Intambara y'ibihangange, ibihugu nka Argentine, France, Brazil, Espagne, England bishobora kuzahurira mu mukino izaba imeze nk'intambara ya ruhago. Buri gihugu kizaba gishaka kwandika amateka yacyo. Igisekuru gishya cy'abakinnyi. Mu gihe abafana benshi cyane bazaba bamenyereye amazina nka Messi na Cristiano Ronaldo, ubu hari igisekuru gishya kiri kuzamuka. Abakinnyi bato bafite umuvuduko, ubuhanga n'icyizere cyo kwigarurira isi. Birashoboka ko nyuma y'umwaka wa 2026 havuka umwami wa mushya wa ruhago isi yose izajya ivuga. Ariko hagati aho ngaho mbere ko dukomeza, reka nanjye ngusubiza nagushimira wanze gukanda subscribe kuri Hozo TV. Njye tujye kubona muri iki kiganiro Dituru. Ubwiye byo kuba twareba ibintu bigiye bitandukanye bizaranga igikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Ikoranabuhanga rizaba ku rwego rudasanzwe. Abafana bazareba imikino ku buryo bwiza cyane kurusha mbere. Kamera zigezweho, ikoranabuhanga ryo kugenzura ibitego n'ibyemezo by'abasifuzi, ndetse n'uburyo bwo gukurikirana abakinnyi ku kibuga bizatuma buri segonda ibifite igisobanuro. Nta kosa rizabaho. Igitunguranye cyashoboka mu mateka y'igikombe cy'isi, buri gihe habaho ibintu bitungura. Hari ikipe ishobora gutsinda ibihangange, umukinnyi utazwi ushobora guhinduka icyamamare ku isi. Mu kwezi kumwe gusa, hari igihugu gishobora kwandika amateka kitigeze cyandika mbere hose, kandi akenshi ibyo nibyo bituma igikombe cy'isi kiryoha. Mu mwaka wa 2026 isi yose izongera guhanga amaso iherekeze ku mupira w'amaguru. Abafana bazarota kuba ibyamamare, abafana bazarira naho abandi baseke, basakuze, amateka mashya azandikwa. Kandi nk'uko bisanzwe muri ruhago, hari ikintu kimwe kidashobora kumenyekana mbere y'igihe. Ninde uzatungura isi yose? Iki nicyo kibazo kizakomeza gutera amatsiko kugeza umusifuzi avugije ifirimbi ya nyuma itangazo atwaye igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2026. Ibindi bintu rero bishobora kuzaranga igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2026, hashobora gucika agahigo k'ibitego byinshi kurusha ibindi bikombe byose byabayeho. Kubera ko imikino izaba myinshi cyane, hari amahirwe ko hacika agahigo k'ibitego byinshi byatsinzwe mu irushanwa rimwe. Abakinnyi batsinda ibitego byinshi bashobora no kuzarenza imibare twabonye mu bihe byashize. Umukinnyi umwe ashobora guhinduka icyamamare cy'isi mu kwezi kumwe gusa. Mu mateka ya ruhago byabayeho kenshi umukinnyi utaruzwi cyane ashobora gutsinda ibitego bikomeye, cyangwa agafasha ikipe ye gutungura isi yose, agahita aba icyamamare ku migabane yose. Stade zuzuye abafana kurusha mbere, kubera ko irushanwa rizaba muri United States, Canada, Mexique. Hari stade zifite ubushobozi bwo kwakira abafana benshi cyane kurusha izikoreshejwe mu bikombe by'isi byinshi byabanje. Uburyo amakipe asesengura umukino bizaba buri ku rwego rushya. Mbere abatoza barebaga amashusho gusa. Ubu amakipe akoresha amakuru menshi, mudasobwa n'ubwenge buhangana mu gusesengura buri mukinnyi ndetse n'intege nke z'uwo bahanganye. Ibihugu bimwe bishobora gukina igikombe cy'isi bwa mbere kubera ko amakipe yiyongereye,
hari ibihugu bishobora kwitabira bwa mbere mu mateka yabyo. Ibyo bizaba ari amateka akomeye ku baturage b'ibyo bihugu. Hashobora kubaho umukino urimo ibitego byinshi cyane. Mu matsinda hashobora kuba arimo amakipe afite urwego rutandukanye cyane, bishobora gutuma habaho umukino urangwa n'ibitego byinshi kurusha uko byari bisanzwe. Ibyamamare byinshi bizitabira kurusha mbere. Muri Amerika, imyidagaduro ndetse n'imikino bikurikirwa cyane. Abahanzi, abakinnyi ba filime n'ibindi byamamare byo ku isi bashobora kuzagaragara mu mikino myinshi cyane igiye itandukanye. Ikirere gishobora kugira uruhare rukomeye. Amwe mu makipe azakinira ahantu hashyuha cyane, andi akinira ahakonja cyane. Guhindagurika kw'ikirere n'ingendo ndende ingaruka ku musaruro w'amakipe amwe n'amwe. Afurika ishobora kubona amateka mashya nyuma y'uko Maroc igeze muri ½ mu mukino w'2022. Hari icyizere ko indi kipe ya Afurika ishobora kugera kure kurushaho. Hashobora kuboneka ibitego kizahoraho kivugwa imyaka myinshi. Buri gikombe cy'isi kigira igitego cyangwa umukino abantu batazigera bibagirwa. Mu mwaka wa 2026 nabwo bishobora kubaho, maze igitego kimwe gusa kikandikwa mu mateka ya ruhago. Ikintu gishobora kuba kidasanzwe kurusha ibindi byose. Niba hari ikintu kimwe cyashobora gutangaza isi kurusha ibindi byose, ni igihugu kitigeze gitwara igikombe cy'isi cyacyegukana bwa mbere, cyangwa ikipe yo muri Afurika ikagera ku mukino wa nyuma, cyangwa ikanatwara igikombe. Ibyo byahindura amateka ya ruhago ku isi yose. Reka ngushimire rero anagusuhuza wowe twabanye muri iki kiganiro. Gitwe turi kumwe muri iki kiganiro nditu. Mukomeze kugenda mudushyigikira mukana subscribe ku Ihozo TV. Like, share ndetse na comment. Murakoze cyane. Mugire ibihe byiza.